niba mu diaspora iyo ari mu gihugu cy'ahandi abateganya ko amasaziro ye ari iwabo, yego, ateganya ko gushingurwa kwe ari iwabo, yego, akabara kavuga ngo iwacu mu Rwanda niho mvuka ngomba kubaka, akoherereza inshuti cyangwa umuvandimwe amafaranga ati nge nzajya nkoherereza amafaranga umfashe muri gahunda zo kubaka, yamara kuyohereza umuvandimwe wakayirongorera mu mugore ngo ni bakayirira bakayigira iyabo. Umudiaspora akagenda asize umugore mu Rwanda cyangwa se umukobwa, ariko akumva yuko mu Rwanda agomba kuhagira inzu, akoherereza umukobwa amafaranga atubaka, turi kubaka nge nawe turi umuryango, umukobwa akayishakiramo umugabo. Umukobwa akagenda akajya mu mahanga, ngagiye mu kazi yasize umugabo mu Rwanda, akagenda akagezaho mana, akajya he akavunika, urabizi izuba ryaho, yakohereza amafaranga ngo yohereje umugabo amafaranga yo kwiyitaho, ari kwita ku wundi mugore. Yes. Akohereza amafaranga nyina ati mama nkohereje amadolari 100 ku kwezi buyakoresha kuko nagusigiye abana banje babiri ubiteho. Ugasanga umuntu n'umudiaspora umwana we yambara inkweto yapfumutse. Abantu muri bira bihugu by'amasezerano bari kwiyahura. Yego. Ku buryo ushobora no gupfukabura amafaranga gushingura. Wirirwa wubaka mu Rwanda kumbi ntuzi ko ibyo byose wubaka nta na kimwe kikwanditseho. Ugasanga wohereje inshuti yawe amafaranga ujya kundebera ikibanza kigure, akagenda akagerayo agakodesha abantu bakabivugana ngo bari gusinya ibintu byose bakabikora kumbi za mapuro zateshejwe agaciro. Nta kibanza ufite. Wowe uraho uri kuvunika wabimenya. Abagore basigaye abagabo mu Rwanda rwose mumenye ngo mwabagore mwe uwo mugabo ayo mafaranga umwohereza ayasangira n'incorekeye. Ibyo byo bimenye ujya wohereza senkani umenye ngo 30 n'izincoreke veni n'izumugabo. Wite ku mugore w'umugabo wawe. Nta kindi. Aho kuvuga ngo uzataha mu bane muzabana kumwera kugatishe n'abanyarano ari akantu usubira mu kazi. Asigarane n'umugore we. Unakohereje miliyoni 100 ngo ngurira inzu. Namwe kandi ba diaspora mumenye ubwenge, nagwa akohereza umuntu miliyoni 100 agakugurira inzu nana ka miliyoni kamwe umwoherereje. Ntago bishoboka azabura arasabitse miliyoni 100. Ntibibaho. Mwohereza byibuze utwo miliyoni 3 mu bwati nari buri inshuti yanjye kucabayinga kuri utwo ngutwo utundi nshakiremo ako kantu bigende neza. Ariko niki wabwira abantu baba barakureye nk'ahantu wenda mu cyaro runaka mu nkambi runaka bakajya mu mahanga after agira ibabonye udufaranga bakaduha abasitaro kugira ngo baduhe abantu baturanye nabo. Nyine uwo muntu nagabazi kubana niyo mpamvu banamuhemukira. Sibyo wowe bana neza n'umuntu kuko utazi yaje icyo uzamukeneraho. Sibyo niba uvuye iwanyu mu cyaro ndagiye ngwibutse ko umusitari atazagushingura bro. Ibaza n'intumbi yawe ishoboye kugera inaha mu Rwanda uzashingurwa na wundi wo kwivuko. Sibyo ibuka ba muntu mwasangiye ubusa uwo ni ugukunda kuko yagukunze udakunditse gukunda ntacyo ufite. Hi guys, welcome and welcome back to Mugabo TV show. Nk'ibisanzwe nagarutse ndivone Mugabo. Uyu munsi nagarukanye na Jessica. Amazina yandi ko nyibagiwe. Komera cyane. Ntabwo twandiriye Jessica. Oya hari ibindi wavuze. Ndurishakira iki umunyamunwa chef Ten. Chef Ten w'abanyamunwa. Yatubwiye ko aziranye n'aba diaspora. Nashase wayoberwa aba diaspora ukaryuti. Umukire agendana n'iki n'umukire. Impamvu ntariyo ndumukire mugenzi wabo ariko aribyo mbandi gukurikirana utuntu twabo gatanu. Cyangwa ni wowe bigisha kurya amazu y'abandi. Kandi se ndi inshuti yabo. Nyine ni wowe bafasha numbwira ngo njye kumwubakira nanjye nyirye. Naramubuze. Kuko gahunda ihari ubu ngubu ni yaryo uryame. Kuko niba hari ikintu gihari n'umubyeyi wakubyaye ako kantu ndakavuga nyuma reka tubanze twiterere story turavuga aho nyuma. Wari umeze neza urashima Imana. Wari urahanga nari ndaha rwose ndabona ufite ibyishimo sinzi cyabaye. Impamvu nishimye mbere na mbere turi kuri Pasika. Harya Pasika nziza kuri buri muntu. Pasika buriya Yesu ngaba yazutse. Ariko we kubera iki Yesu atagize mushiki we ngo nanjye nimpfa nzazuke. None ngewe kugiye babyite Pasika bazabyite Pascaline. Cyangwa Pasikazi. Pascaline sha.
kuri Pascaline mu kwa gatatu tariki nk'izi, noneho Pascaline ijya iba mu kwa gatanu tariki nk'izi. Ariko yarikunze Yesu kuntu rero Imana nayo igi ishaka kugira n'abantu bifu. Ngiye nari nzi ko Yesu ari umugabo wanjye nkura mbizi, aje gusanga atendeka ngo ni se w'imfubyi, abapfakazi, ababuze abagabo, abapfushije, abatagira ba nyina, abarindagiye, abarushe n'abaremerewe, nanjye uri kwinywera amazi yanjye ufite amafaranga nanjye ngakaba umugabo wanjye. ariko nawe arafata arashurashura, ariko n'abagore bamwikururaho, babagore barikurura cyane. Si bavugaga ngo akasanga umugore ngo njye sinakikurura ku mugabo Yesu kumwirukaho buri munsi. Negiki uzi kuba diaspora? Diaspora ni indushyi, barumiwe. Ni inzirakarengane z'ibyabaye. Gute uraduha impamvu? Diaspora barambabaza ni indushyi zimwe mbi. Ati gutari indushyi. Uzi kugira muri kiriya gihugu rero mwe nuko mutabizi iki gihugu twe turimo, umuntu uri mu Rwanda ntagazi ibyiza by'u Rwanda. Umuntu uri mu Rwanda ntagazi amahoro ari mu Rwanda. Umuntu uri mu Rwanda ntagazi gutandukanya umunebwe n'umukozi. Warubizi? Iyo ugeze muri bya bihugu rero by'isezerano mu bihugu byo kwa byikahana. Ukiraho ni ikihe gihugu wumva ari cy'isezerano kuri wowe? Igihugu cy'isezerano kuri nje ni u Rwanda mbamo. Icyo gihugu cy'isezerano kuri nje kuko nicyo navukiyemo. Mama ajya kumbyara yamarasa ababyeyi bava yatakaye ku gihugu cy'u Rwanda. Yego. Nge igihugu cy'isezerano rero ni u Rwanda rwambyaye. Ntago tuzakumva tukumva ngo Jessica agiye mu mahanga. Nzagenda njye gusura ahandi ariko isezerano ryanjye ntaho. Sibyo? Ako kandi Igihugu cyanjye ni igihugu cyanjye, igihugu cyanjye ni igihugu cyanjye n'amahoro yanjye. Sibyo? Sasa rero aba diaspora. Hariya baba. Buriya barakora ariko no kurya nikata. Niba nabona nuko barya. Arakora abantu njya rumva baririra ngo nshaka kujya muri Canada, ngo nshaka kujya hiyo ugezeyo wifuza gutaha ukabibura iyo utazi gukora. Barakora nicyo nshaka kubabwira, baravunika. Kuvunika si ikibazo, ahubwo si byo bavunikira. Ibyo bavunikira barabibona. Ese niba babibona bibagirira inyungu? Niba mu diaspora iyo ni mu gihugu cy'ahandi abateganya ko amasaziro ye ari iwabo, ateganya ko gushingurwa kwe ari iwabo, akabara kavuga ngo iwacu mu Rwanda niho mvuka ngomba kubaka, akoherereza inshuti cyangwa umuvandimwe amafaranga ati nge nzajya nkoherereza amafaranga umfashe muri gahunda zo kubaka. Yamara kuyohereza umuvandimwe wakayirongorera mu mugore ngo ni bakayirira bakayigira iyabo. Umudiaspora akagenda asize umugore mu Rwanda cyangwa se umukobwa ariko akumva yuko mu Rwanda agomba kuhagira inzu, akoherereza umukobwa amafaranga atubaka, turi kubaka nge nawe turi umuryango. Mukobwa akayishakiramo umugabo. Umukobwa akagenda akajya mu mahanga, ngagiye mu kazi yasize umugabo mu Rwanda, akagenda akagezaho mana akajya he akavunika, urabizi izuba ryaho, yakohereza amafaranga ngo yohereje umugabo amafaranga yo kwiyitaho, ari kwita ku wundi mugore. Akohereza amafaranga nyina ati mama nkohereje amadolari 100 ku kwezi buyakoresha kuko nagusigiye abana banjye 2 ubiteho. Ugasanga umuntu no mu diaspora umwana we yambara inkweto yapfumutse. Ukibaza ngo abo ba diaspora obo kurenganurwa kwabo uzaturuka he? Usibye ku Mana gusa. Ibyo bintu mbabwiye bimaze kuzengereza abantu muri bira bihugu by'amasezerano bari kwiyahura ku buryo ushobora no gupfukabura amafaranga gushingura, wirirwa wubaka mu Rwanda kumbi ntuzi ko ibyo byose wubaka nta na kimwe kikwanditseho. Ugasanga wahereje inshuti yawe amafaranga ujya kundebera ikibanza ukigure, akagenda akagerayo agakodesha abantu bakabivugana ngo bari gusinya ibintu byose bakabikora kumbi z'amapuro zateshejwe agaciro. Nta kibanza ufite, wowe uraho uri kuvunika, wabimenya karwara depression kubera ibyo bintu. Ukazaza mu Rwanda ugasanga urimbwa nk'abandi bose.
kandi umaze imyaka 10 uri gukora unohereza amafaranga na World Limited ikagukansaringa cyane ukaba utakemerewe no kohereza amafaranga mu Rwanda kubera kohereza abana amafaranga na nyoko wakubyaye agatuma umwana we yambara boda icitse kandi umwohereza amafaranga buri munsi. Umuvandimwe aho kugira ngo yubake inzu wamubwiye akubaka wiya agomba kurongoreramo umugore, wowe uri hanze ukora wanze kurongora kuko utarabona ubushobozi, ariko we ahubwo umuhaye ubushobozi. Niki wabwira aba diaspora bajya baza gushaka abagore no cyangwa abagabo inama? Diaspora rero amatike arahenze birazwi, sibyo? Ariko aho kugira ngo ibyo bintu ujye ubyohereza buri gihe. Yewe ndasinze ukuntu bikorwa, ariko icyiza nuko bajya bafata akanya bakaza bibyo bintu bakabyitaho. Ubu nta nshuti yo kwizerwa ngo wohereje Jessica ngo miliyoni 100 ngakugurira inzu, nanjye mba mu ikode biragoye. Ndi umuntu ndakugurira iya veni nanjye ibizindi nziriye, nawe nkugurira nka kaveni nimba ndi inyangamugayo, nimba ndi umutwakazi niko babivuga. Ngira ubuntu bw'ubuhiri, ngira ubuntu bw'ubugegera bw'ubuturi, yose uyirira, yose ngirene uyirira. Nta mu diaspora gusaba ko mubana? Mu diaspora nsabye ko tubana arahari. Kwereka wabyanze? Ekasha sinava mu gihugu cy'isezerano, kandi niyo nahabangiye sinyeneye kuzumva ngo mu diaspora yatashye ngo aranyishe. Ese nabangiyeho nabaho mbana n'umugabo utaha rimwe mu mwaka, ngiye naba namusanze kubera iki? Ashwi abagore basiga abagabo mu Rwanda rwose mumenye ngo mwabagore mwe uwo mugabo ayo mafaranga umwohereza ayasangira n'incorekeye. Ibyo byo bimenye ujye wohereza senkani umenye ngo 30 n'izincoreke veni n'iz'umugabo. Wite ku mugore w'umugabo wawe nta kindi, aho kuvuga ngo uzataha mu bane muzabana kumwera kubwatishe n'abanyarano ari akantu usubira mu kazi asigarane n'umugore we. Wowe usigara ugira iki? Ugire ngo ari kugira inama kandi ari wawe umanga ngufite umugabo uvunike, ngufite umugabo uvunike, ngufite umugore nutaho usange prudence munsi y'igitanda n'isaso niryo barambika mu mateka. Si byabaye umugabo ni yavuye muri Amerika agasanga umugore we yigiriye muri birthday party, bagahurira ku muryango avuye muri Amerika, umugore ntanasubira inyuma ngo yakire umugabo mu gusaka agasangamo asanga karabaye ahubwo karashize. Niyo mpamvu rero kujya ushaka umuntu ushaka kumurya utwe baho nk'inyangamugayo kuko uko bije ni nako bigenda. Buriya guhemuka nta kintu bimaze. Niba umuntu akohereje miliyoni 100 ngo ngurira inzu, namwe kandi ba diaspora mumenye ubwenge, ntabwo akohereza umuntu miliyoni 100 ngakugurira inzu nta na ka miliyoni kamwe umwoherereje, ntabwo bishoboka. Azabura arasabitse miliyoni 100 ntibibaho. Mwohereza byibuze utwo 2 miliyoni 3 mu bwati nari buri inshuti yanjye kucabayinga kuri utwo ngutwo utundi nshakiremo ako kantu bigende neza. Ariko nawe wibuka yuko nubwo ushobora guhemukira uwo muntu ayo mafaranga ukayarya yose, bishoboka ko niyo nzu yashya niyo umupfumu yarahiye. Wa mugabo nkanswe noneho iyo ngiyo umupfumu yari inshuti na shitani yamutwikiye inzu. Ibaze rero wowe utari n'inshuti y'amagara ngana kwimike mu bikorwa bye. Noneho ushaka kuvuga ko abantu bibwa, tuvuge nk'umuntu utanze nka miliyoni 100 bakamuryamo zose bakazitwara, ari uko aba yariye wenyine ntayo wamuntu yatumye. Oya ntuzigera utanga umuntu ngo umutume kandi uzi neza yuko uko kumutuma nawe nta nyunga afitemo, kandi aho uri wowe uri gukorera amafaranga kandi wahari nta yari kubona. Sibyo ihangane nawe umwoherezeho duke nta kibazo. Aravuga ati nubwo muguriye iyi nzu ariko ubutaha nanjye azanamenya kubera icyizere yambonyemo nkaba mukorera ibyo ashaka nanjye yanayingurira rega. Ikibazo se kiri he? Icyizere weretse umuntu yanakugura n'iruteye cyane rwose. Ibyo byo birashoboka, ahubwo twebwe ubwacu twumye ko tugomba kugira ubunyangamugayo. Ubundi ugiriye umuntu neza ubu sevinze. Niba umukorera ibyo bintu kandi uziko abandi batabikora, menya ngo wowe wijya kwishyura kuko ifite icyo yagukorera uwo muntu atagukorera cyane. Naho kugira ubuturi nk'ubwo ngubwo ntumwishe ntumuciye amaboko azababara ariko azakorera kandi nubwo yariye nta yandi yakohereza wabyihoreye kuyarya. Uyu munsi urarya ejo ugasonza ukubaka inzu ibiza bikaza bikayisenya. Ibaze nka Rubavu birabiza byaje niba harimo umuntu wari 2 miliyoni tw'abandi inzu ikagenda ikimuka ngo inzu yavuye nka ngigenda gutya ngijya mu kibanza cyundi. None wa muntu se yahawe iyo nzu
nubwo inzu yagiyeyo yaguye mu kibanza cy'abandi ikiri muri icyo kibanza ni icy'uwo muntu nkawe niba yarahemutse gutya inzu ikagenda ikagucika ikabigoye kwagezwa iwanjye nkawe wahemukiye iki koko sibyo mureke tureke guhemuka mani abadiaspora baba batwizeye kuko baba bazi neza yuko turi abantu babo turi bashiki babo cyangwa turi basaza babo ureke guhemuka ariko namwe badiaspora ugasanga ugiye muri Amerika uvuye iwanyu utangiye kwica ku bantu kuko uriyo nyine uracyabona udufaranga duke ariko twagutunga n'uwo muntu akaturyaho kuko mwari inshuti magara ariko ugeze yaraguhamagaye bloke uramuhamagaye bloke none na nimero yose y'Inyarwanda yaguhamagara bloke ahubwo hari na blokisiti ngira ngo mani uwo muntu wamara kubona ifaranga ryo kubaka inzu ugahita umuhamagara ngo nshaka kumfasha muri ibi waramuborotse waramwihoreye ukamwitaba kuko ushaka kugira icyo agufasha nanjye ntakubeshye nayarya na n'inzu nakubakamo nge nayarya gusa ntajya nanaguhamagara ndi kuwuko niki wabwira abantu baba barakureye nk'ahantu wenda mu cyaro runaka mu nkambi runaka bakajya mu mahanga after ugira iyo babonye udufaranga bakaduha abasitari kugira ngo baduhe abantu baturanye nabo nyine uwo muntu ntago abazi kubana niyo mpamvu banamuhemukira sibyo wowe bana neza n'umuntu kuko utazi ejo icyo uzamukeneraho sibyo niba uvuye iwanyu mu cyaro ndagiye nkwibutsa ko uwo musitari atazagushyingura bro ibaza n'intumbi yawe ishoboye kugera inaha mu Rwanda uzashyingurwa na wundi wo kwivuko sibyo ibuka wa muntu mwasangiye ubusa uwo ni ugukunda kuko yagukunze udakunditse agukunda ntacyo ufite ariko uwo musitari agukunze kuko abona kuri mu diaspora hari icyo wamufasha kuki utakibuka wundi yagukunze ntacyo ufite yakwanga hari icyo ugezeho cyangwa sha muragenda mukigira abantu ba najuwa mwangiza mukaza batubagurira inzu umuntu uzi ko yabikoze gutyo kuba barayariye nanjye nayarya uzi ko kandi atabikoze gutyo akabanira neza umuntu akamubanira akamukunda akamwitaho nyuma akavuga turi inshuti yanjye mu bibi nakwitayeho nanjye wanyitayeho reka nkwitabaze kuko niwe nizeye ukamwizera akagutenguha mu kizere cyawe humura uwo muntu iyo nzi zashya niki wabwira uriya musore wo batwaye inzu ya $20,000 ikintu namubwira inshuti yanjye inzu ya $20,000 ihangane ntago ariyo si yawe nushaka na gito buretse ndangize buretse ntago ariyo si yawe kuba baragutwaye $20,000 uzashaka n'izindi ahubwo nge ndababaye kuba umuntu yarahemukiye $20,000 yakabaye yarahemukiye nka senkani basi ariko nawe $20,000 iyo uzinyihera basi nge wenda nawe gukemurira ikibazo mu 10 izindi nkazisokoza basi ugasigarana n'ebyiri none veni huko yogura uko ntayumvishe neza ra ko mba musomeye ako shani baba barayakuriye sorry ushizemo imiyaga nuko hari nuriya niba ruriya kamubwire mubwize nawe nari umva rero nkubwize ukuri niba barakuriye $20,000 bakazikuriye ukabukiri kuri Primus mama Benita ukabukiri kunywa Primus barakuriye $20,000 menya ngo noneho bakuriye nyeyo bari bafite n'ibyo bakurya ubu noneho bakuriye iki ni wowe basigaje kurya burunguri bakakumira bazakuroka akaguru n'amenyo bazayarya abantu babaye barakari $20,000 subwo bazibarya gute ntago mamumbona basi ntabwo mwayemayo ayikode y'umwaka umwe ngo muvuga ati Jessica turakuremera kira $5,000,000 wishyura umwaka turakwemera turagukunda mu bakajya wasanga kandi cyara navuze ngo bacyohereze ifoto ngo bambaye ubusa abadiaspora n'abasuje njewe mbanza hari ahantu nandaye zibayo bamwereza ifoto y'umwaka urabura bahereje ifoto y'umwaka none barabucyuye $20,000 ndahangaha nari kugusengera ibibazo bigashiruka yama none bakuriye $20,000 akanwe ibibazo byanjye byose mwisi byaba bikemutse none reba sha ifoto y'umwaka gusa ituma ureba nka Joker sha none inzobe yabaye ahubwo yabaye nyamweru ari kunywa Primus akaba ari kuri rikeri reba ko yabaye yumiwe ari muri hari ahantu ndi bumurangire imbere yuko agenda guterera umusozi bitanda birambiwe ubimusanze muri ndabirambiwe ugenda usenga ubwira Imana ati bana ndabirambiwe
ndarambiwe gutwarwa miliyoni veni kubera umwaku ndabirambiwe garura veni zanjye iyo myaka yabo sinzongera kuyireba usenga utitiriza imana uyiga ati garura veni zanjye imana niwihanuka biyibwira iryo jisho izarigira umwe riguhe miliyoni 40 ako kandi ariko nibyo busambanyi ifoto y'umwaka irarikoze wariko suzi ngo niwe gusa uza amafoto y'umwaka ibina ari gukora ewe si wowe gusa n'urwa bose rwishe yanuza racya rwajya hehe rwajya usigaje kuzatanga n'inkweto nuko mari tuziranye nakushiremo imiyaga sinavuga izina nukomeza kugira ngo ndarivuga nuko mari tuziranye ayageze adari harango n'umukire siko se bose bameze sha ari abapfubuzi ngo nabakire ari abakingo nabakire nukwiyemera gusa kwiyemera ariko tubizashira mani bizashira ni ugomba kubahisha mu nda bro ikiganiro rero tutakigira kirekire abantu bazi neza ko batwarwa amafaranga kubera amafoto y'imyaku gusa abantu bazi neza ko bari amafaranga mwihangane abantu bazi ko benda kujya hanze mutazirengagiza inshuti kuko kuzirengagiza bituma zihemuka mubane buri ibintu nabantu muri kubyumva ibintu nabantu umuntu nabantu we mutazagira ngo umuntu azakubanira utaramubaniye azange kukubanira baramubaniye umutima uzamucira urubanza ariko nutamubanira akanga kukubanira umutima uzagucira urubanza ati burya ninjye wabibanje rero mwige kubana neza ejo nejo bundi turi gupfasha urupfu ruri kurya urupfu rurashonje rurarya ni ruhaga ruri gukomeza rukarya kandi twe turakora tukavunika bigasaza tukagura ibindi tukarwara tukivuza tukarya tugasonza why not utabana n'umuntu neza ibintu birashakwa bro ibintu birashakwa mureke tubane neza ntazaguhamagara uri mu diaspora utananze ngakubwa ati burya rero nshuti yanjye ndaburaye ukibaza ngo Jessica ari umustar mwaba muzi inzara y'abastar bro mwaba muyizi Kibanke niwe wivugiye ati n'ubwa mbere nambaye ikote ryanjye bakimuha impano kwa Sabe kandi mwaramurebaga mukagira ngo atunze garderobe yuzuye amakote burya nibwo bwa mbere yari yambaye iryandi yarakodeshaga rero mutazagira ngo hano tuba twicaye turi kunywa amazi tuyobeye ko rikeri zibaho no biba byanze ariko tukihangana namwe mujye mwihangana mubane n'abantu niba nkubwiye ngo ngurira byeru uziko warariye ebyiri iyo uwo munsi yimenyewe nana hari n'abandi bohereza ngo batugurire amakamera ashaba kayarya bashonje ariko abo ngabo ni inyatsi abo naga ari aba diaspora nta kintu baba bamaze bavuga mu mazina tukamera umuceri abo ni bandi bo mu biti nabo mu kihe gihugu wenda ibihugu byose bapfa numvisha ngo no hano muri Uganda n'aba diaspora ahubwo n'abanyabigogwe n'aba diaspora mwakoze kubana natwe turabakunda cyane mugira ibihe byiza ciao